agatekerezo kanjye n'akawe tubihuje byabyara igitekerezo kizima kandi cyubaka. Ni mu kiganiro The Struggles of Single Mothers mu gace kahariwe akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge podcast. Nongeye kugusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana mu bintu byose uri gukora, ntuha n'ikaze muri podcast yacu episode ya 2 akantu k'ubwenge. Iki ni ikiganiro rero The Struggles of Single Mothers kiduhuza nk'ababyeyi b'abagore birerana abana. Aka gace rero twagashyizemo kugira ngo twumve ibintu bidufitiye umumaro hanyuma tubyigireho nk'abasingle mother. Subscribe, share, comment ni inkunga yawe ikomeye kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane hashoboka kuba mama bose aho baherereye, cyane cyane abamama b'abasingle mother. Kandi niba wifuza kuduhamagara cyangwa se kutwandikira, ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu Instagram Nolinda Bell, TikTok Nolinda Bell, ndetse no kuri YouTube yacu watangaho igitekerezo cyawe hanyuma tukabana muri kano gace keza twahariye ibitekerezo byubaka akantu k'ubwenge. Hari abantu bambajije ngo kuki nahisemo ko tukita akantu k'ubwenge. Buriya hari ukuntu abantu baba bari nko kuganira hanyuma umuntu agahaguruka akavuga ati nari mfite agatekerezo. Si uko igitekerezo cye kiba ari gito cyangwa se kibi, ahubwo nuko abagira ngo yungikanye na bagenzi be. Agatekerezo rero kawe n'akanjye iyo tubihuje bibyara igitekerezo kizima kandi cyubaka. Reka rero nkunyuriremo twihuse mu ngingo turi buze kugarukaho muri ino podcast yacu ya episode ya 2 turi buze kugenda tugarukaho, kandi ntuze kuba kure kugira ngo utaza gucikanwa n'akantu k'ubwenge k'uyu munsi. Ingingo nyamukuru rero turi buze guheraho ni ijambo rya nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yatugeneye nk'abagore b'abanyarwandakazi ku munsi wacu w'umugore. Hanyuma rero turi buze no kugaruka ku buzima bwacu ndetse n'ubw'abana bacu. Ubw'abana bacu tugomba kubumenya, ni ingenzi kugira ngo tugire ibyo duhindura nk'ababyeyi b'abagore birerana abana. Ndetse turi buze no kuvuga kuri Lupita Nyong'o, tunagaruka ku magambo aherutse gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram ku munsi we w'amavuko. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga turi buze kuvuga kuri MC Mushyashya, MC Miss Muyango. Tuze no kugaruka ku bintu bigiye bitandukanye biri kumuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga no ku rugendo rwe amazemo iminsi mu kazi. Hanyuma rero turi buze no gusoreza ku mugore. Uyu munsi turi buze kuganiraho tukanamwigiraho akantu k'ubwenge. Ni umugore w'umunyamerikakazi wageze ku bintu byinshi kandi ufite amateka ahambaye. Rero ntuze kujya kure kugira ngo utaza gucikanwa. Ubu nta wundi bamwita Teyana Tyra. Nk'uko natangiye rero mbibabwira, reka mbasomere ijambo nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, akaba n'umuyobozi mukuru w'Imbuto Foundation, First Lady w'igihugu cy'u Rwanda, yatugeneye nk'abanyarwandakazi ku munsi wacu uherutse kuba wahariwe umugore. Kuri uyu munsi twizihiza abagore, ndabasaba kongera kwigenzura mu marangamutima, imico n'imyitwarire. Mumenye kwibungabunga, byose mugamije kwiyubaka. Uyu munsi wongere kubibutsa ko uko mukunda abandi mukabitaho, mukabamenya namwe ari byo bibakwiriye. Uko mwita ku buzima bw'abandi, namwe mwite ku bwanyu, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe. Umunsi mwiza w'umugore. Iryo rero akaba ari ijambo rya nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yatugeneye nk'abanyarwandakazi. Reka nizere yuko nawe rero niba utarabashije kurimenya kuri uriya munsi, ubashije kuryumvira mu kantu k'ubwenge k'uyu munsi mu kiganiro cyacu akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge
podcast. Mu gace kacu rero k'ubuzima reka tugire ikintu tuganiraho nk'ababyeyi b'abagore birerana abana. Hari ukuntu tujya tubona abana bacu iyo bakiri batoya bakunda kugira ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane wenda nk'imyicarire. Ugasanga umwana wawe afite uburyo yicaramo, ariko wowe nk'umubyeyi ukabireba ukibwira yuko umwana wawe ari uko wenda agororotse cyangwa se ingingo ze zitarakomera cyane. Ariko iyo ubyitegereje neza, hari inyicaro abana bicara ugasanga zabagiraho ingaruka zitari nziza mu mikurire yabo, cyane cyane nk'iyi nyicaro abana bakunda kwicaramo imeze nk'inyuguti ya wa. Iyo umwana wawe yicaye muri buno buryo ntago aba ari kuvunika, kubera ko ubwo buryo buba bumworoheye kandi aba yumva ko ari bwiza kuri we. Ariko burya iyo amaze gukura mu migendere ye usanga aho amaguru ahurira mu mavi harajemo ikibazo, kubera kwa kuntu wa mwana wawe yicaraga. Hanyuma rero niyo akuze usanga agira ikibazo cy'umugongo udakira bihoraho. Rero ni byiza ko nk'ababyeyi dukwiye kureba ukuntu abana bacu bicara hakiri kare, tukaba twabakebura tukabereka uburyo bakwiye kwicaramo kugira ngo batazagira ikibazo mu gihe cyabo kiri imbere kizaza. Tukiri rero mu gace k'ubuzima, reka tuvuge ku mukinnyikazi wa filime uzwi ku isi yose, wamenyekanye cyane ku izina rye bamwita Lupita Nyong'o. Reka tugaruke ku mateka ye twihuse tuyanyuremo, hanyuma mbasomere ubutumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ku munsi we w'amavuko, aho yizihizaga imyaka 43 amaze abayeho. Lupita Nyong'o si ubundi ninde, ni muntu ki? Lupita Nyong'o yavukiye mu mujyi wa Mexique mu gihugu cya Mexico, ariko akomoka ku babyeyi b'Abanyakenya. Yakuriye cyane cyane muri Kenya. Ni umukinnyi w'amafilime ndetse yagaragaye muri filime nyinshi harimo nka Black Panther, US ndetse na 12 Years a Slave. Yatsindiye igihembo gikomeye cyane cyitwa Academy Award kubera filime yagaragayemo yitwa 12 Years a Slave. Uyu Lupita Nyong'o rero yize muri Hampshire College muri United States, nyuma ajya kwiga gukina filime muri Yale School of Drama. Iryo akaba ari ishuri rikomeye cyane mu gukina filime. Ndumva ibyo ngibyo ari ibintu by'ingenzi dushobora kuba twamumenyaho. Rero reka ngaruke ku butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ku munsi we w'amavuko. Ku munsi w'isabukuru ye, Lupita Nyong'o yavuze ko atekereza cyane ku mibereho ye, ariko atibanda ku myaka afite, ahubwo yibanze ku mubare 77. Uyu mubare ugaragaza ibibyimba byo mu rura byitwa fibroids amaze kugira mu buzima bwe. Muri byo 25 byarabazwe bikorwamo n'abaganga, ariko ibirenga 50 biracyari mu mubiri we kugeza n'uyu munsi. Yavuze ko ikibyimba kinini muri byo kingana n'icunga. Lupita Nyong'o yavuze ko ibi atari ibintu bidasanzwe ku bagore, ahubwo ni ikibazo abagore benshi bahura nacyo, ariko kenshi ntibakivuge. Yasobanuye ko amaze igihe kinini ababara cyane, ndetse buri kwezi agatakaza amaraso menshi, cyane cyane mu gihe cy'imihango. Ibi byatumaga ababazwa, ariko akabyihanganira acecetse. Muri imwe mu mafoto yasohoye, Lupita Nyong'o agaragara afashe imbuto 77. Izo mbuto ni ikimenyetso cya buri kibyimba yagize, kugira ngo agaragaze uburemere bw'ikibazo cye we n'abandi bagore benshi bahuriyeho muri iyi minsi. Yavuze ko umwaka ushize yafashe icyemezo cyo kutongera guceceka kuri iki kibazo. Nyuma yo kubivuga, abagore benshi bo hirya no hino ku isi baramwandikiye bamubwira ko bahuje ikibazo. Niyo mpamvu yatangije ubukangurambaga bugamije
gukangurira abantu kumenya ikibazo no gushaka amafaranga yo gushyigikira ubushakashatsi kuri ubu burwayi. Lupita Nyong'o yavuze ko icyifuzo cye ku isabukuru y'amavuko ari ukubona isi aho nta mugore uzongera kubabara. Yasoje asaba abantu gutanga inkunga kugira ngo ubushakashatsi bukorwe neza, kuko bushobora guhindura cyangwa no kurokora ubuzima bw'abagore benshi. Lupita Nyong'o rero yahisemo kudaceceka ikibazo cye kuri ubu burwayi. Ubu burwayi rero abagore benshi babana nabwo. Ejo bundi twahuye n'umubyeyi wadusuye hano, nawe atuganiriza ikibazo yagize neza kimeze nk'icya Lupita Nyong'o. Rero Lupita Nyong'o akaba ashishikariza abamama kudaceceka iki kibazo, kuko wowe uri kuntega amatwi nonaha atari wowe wenyine ufite buno burwayi, ahubwo ushaka gukira indwara arayirata. Kandi Lupita Nyong'o akaba ari gusaba ubufasha abantu bagiye batandukanye kugira ngo ayo mafaranga azabona azifashishwe mu bushakashatsi bw'indwara izengereje abagore benshi kandi bakabana nayo bacecetse. Ubundi se iyi ndwara ni indwara ki? Reka tugire ibyo turebaho bikeya by'ingenzi dushobora kuyimenyaho kugira ngo nubona n'ibi bimenyetso uzamenye yuko wahuye n'iki kibazo, ndetse turebe n'abantu ikunda kwibasira. Ni ibibyimba bikura mu mura w'umugore, ariko ntabwo ari kanseri. Bikorwa n'inyama zo mu rura zikura cyane kurusha izindi. Hari igihe umugore ashobora kubigira ntanabimenye. Ese ubundi iyi ndwara ifata ikihe gice cy'umubiri? Ahantu rero ibi bibyimba bishobora gukurira n'aha hakurikira. Ibi bibyimba bishobora gukurira imbere mu rura, cyangwa se bigakurira mu rukuta rw'umura cyangwa inyuma y'umura. Ese ubundi iyi ndwara ifata abagore bari mu gihe nyine kingana gute? Ikunda kwibasira abagore bari mu gihe kingana gute? Abagore rero ikunda gufata, akenshi ifata abagore bafite imyaka hagati ya 20 kugeza ku myaka 50, cyane cyane abafite imyaka 30 kugeza ku myaka 40. Reka turebe ibimenyetso bishobora kuranga iyi ndwara. Kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango, imihango imara igihe kirekire, kubabara mu nda yo hasi, kumva inda iremereye, kujya kwihagarika inshuro nyinshi no kubabara umugongo, ndetse rimwe na rimwe ushobora kugira ikibazo cyo kunanirwa gusoma. Akaba ari indwara iri ku kigero cya 70 kugeza ku kigero cya 80, ifitwe n'abagore benshi ku isi rwose ahantu hagiye hatandukanye. Inama twajya nk'abasingomada kuri buno burwayi ni uko ikigaragara nta bwirinzi buhari bugaragara twakwirindamo ino ndwara, ahubwo uramutse ubonye ibimenyetso twagiye tuvuga ruguru, harimo nko kuva imihango idakama, ndetse harimo no kubabara umugongo cyangwa se kumva ubabara mu kiziba cy'inda, wakwihutira kujya kwa muganga. Kandi Lupita Nyong'o akanukubwenge tumwigiyeho nuko tudakwiye guceceka ububabare bwacu duhura nabwo, cyane cyane nk'ubu ngubu rwose bw'uburwayi. Akenshi usanga ari indwara tuvuga ko wenda iteye isoni kuyivuga, cyangwa se ukibwira ko ari wowe wenyine byagwiririye. Humura, si wowe wenyine byagwiririye, kuko ushaka gukira indwara arayirata. Abamama bose rero aho muherereye hose, niba wibonyeho bino bimenyetso, wihutire kujya kwa muganga kugira ngo urebe uko ubuzima bwawe buhagaze. Akanukubwenge podcast. Reka twerekeze rero mu gace kacu k'imyidagaduro ku mubyeyi abantu benshi bakunda kugarukaho hano mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bamuvugaho neza, abandi bamuvugaho nabi, ariko mu gace kacu kahariwe akanukubwenge, twebwe icyo tugiye kuvuga rero kuri uno mubyeyi nta wundi ni umu MC, akaba Miss Muyango. Miss Muyango rero ndatekereza yuko nta musingomada rwose utamuzi. Niba utamuzi ugiye kumumenyera muri kano gace kacu
kahariwe akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge rero tugiye kumwigiraho uyu munsi ni akahe? Ejo bundi yagize uruzinduko rwamujyanye Bruxelles, yaragiye mu ruzinduko rw'akazi, ariko mbere y'uko afata indege agiye kugenda yaganiye n'itangazamakuru. Hari akantu keza yavuze, bamubajije ku bintu umunyamakuru yamuvuzeho ndetse we n'abandi bantu bakora akazi nk'ake. Yavuze yuko atari byiza yuko umuntu yasebya akazi ka mugenzi we. Abona ko Miss Muyango yavuze yuko atabona ko bidakwiye ko umuntu yasebya akazi ka mugenzi we. Nawe rero niba uri umusingo mada, uri ahantu hagiye hatandukanye, ukaba ubona akazi ka mugenzi wawe kamwinjiriza amafaranga cyangwa se kabashije kumutungira umwana, wowe ukagatunga urutoki ukabasha kugasebya, numva ko atari ibintu byiza. Uwo rero twavugagaho yari Miss Muyango. Amaze iminsi aho yari yaragiye mu kazi ke k'ubu MC, yavuze ko ari kugerageza, nabona bikunda azabikomeza, ariko amwe mu mavideo agaragara aho yari yagiye gukorera igitaramo, mu by'ukuri njyewe ku giti cyanjye nabonye bimeze neza, nanamubwira ngo courage mu bintu byose uri kunyuramo. Akantu k'ubwenge rero twakwigira kuri Miss Muyango nuko tudakwiye gucibwa intege n'abantu ibyo bavuga ku kazi tugenda dukora gatandukanye, ahubwo ukwiye kwiyubaha ugakomera muri byo niba bigutunze wowe n'umwana wawe. Akantu k'ubwenge podcast. Reka dusoreze rero ku mugore nifuje ko tuza kuganiraho ndetse tukamwigiraho akantu k'ubwenge. Uwo nta wundi yitwa Teyana Taylor, n'umuhanzikazi w'umunyamerika wavutse ku itariki 10 Ukuboza 1990. Yavukiye muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari umuririmbyi w'injyana ya R&B, ariko ni umubyinnyi, ni umukinnyi w'amafilime ndetse ni n'umwanditsi ndetse ni n'umuyobozi w'amavideo, abo dukunda kwita creative director. Mu buzima busanzwe nyine nk'uko twabivuze, ni umuririmbyi, ni umukinnyi w'amafilime ndetse yagaragaye muri filime yitwa 1001 turi buze kugarukaho muri kino kiganiro cyacu. Akantu k'ubwenge yatangiye kumenyekana cyane cyane nyuma yo kugaragara mu mashusho Fade ya Kenya West. Ni indirimbo ya Kenya West yitwa Fade, niyo mashusho yagaragayemo abyina mu buryo budasanzwe, hanyuma isi yose itangira kumumenya. Mu buzima bwe bwite rero yashakanye n'umugabo umwe, ndetse muri 2023 batandukanye ku mugaragaro, ariko bombi bakaba bita ku bana babo. Ikintu rero gitangaje mu buzima bwe kuri Teyana Taylor nuko ni umuntu ukunda kwihangira imirimo myinshi. Yatangaje ko yagiye akurira mu buzima butari bworoshye, ariko atigeze areka inzozi ze. Yigeze atangaza ko ahagaritse umuziki kubera ko atishimiraga uburyo afatwa nyine n'abantu bakora umuziki. Birumvikana ko yiyubaha. Ibyo nibyo bintu bitangaje ushobora kumumenyamo. Uyu mubyeyi rero turi kuvugaho ejo bundi ubwo hatangagwa ibihembo bya Act Award 2026, yagaragaye kuri red carpet ari kumwe n'umukobwa we. Rero umukobwa we bari kumwe n'umukobwa we muto bamwita Rose. Ubwo yamutunganyirizaga ikanzu, yagiye kwifotoza nyine abona mama we ikanzu ye ntago imeze neza, hanyuma arayimutunganyiriza. Ibyo bintu rero byakoze ku mutima abantu benshi, ndetse n'ibinyamakuru byinshi byongera kugaruka kuri uno mugore turi kugarukaho natwe. Ariko bahaye umwana we interview ngo agire icyo avuga kuri mama we, avuga ko afatiraho mama we icyitegererezo cyiza, avuga ko amufatiraho urugero rwiza, nakura yifuza kuzaba nka mama we. Rero uwo mwana we bamwita Rose. Rero reka tugaruke kuri filime yakinnye yitwa 1001. Mbere yuko rero twinjira muri iyo filime tugiye kugarukaho, reka tuvuge ku ndirimbo ze ndetse ube wanazishaka uzumve nk'umusingo mada. Hari yitwa Gonna Love Me, ndetse hari n'iyitwa Morning, Wake Up Love, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Afite album zigiye zitandukanye,
harimo nk'iyo yise KTCE ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Iyi filime rero nifuje ko tugarukaho yitwa A Thousand and One. Ibintu by'ingenzi birimo ni ibingibi. Ni filime ivuga ku mugore ukiri muto witwa Sadie, ari we nyine Teyana Tyra, urwana n'ubuzima bukomeye mu mujyi utoroshye wa New York. Sadie arwana no kubaho mu mujyi utoroshye, akora imirimo itandukanye kugira ngo abone uko atunga umwana. Arwana no kubona ahaba, kubona amafaranga no guhangana n'ubuzima. Muri iyi filime rero harimo kugaragaza imbaraga, intimba, ubwoba, ariko cyane cyane ubudacogora no kwizera ko hazabaho ejo hazaza heza. Ubutumwa rero buri muri no filime bukomeye twakwigiramo ni ukwihangana mu bihe bikomeye n'ubwo ibintu biba bitoroshye. Sadie ntiyacitse intege. Ubushake bwo guhindura ubuzima, ntabwo yemeye ko ibibazo bimuhagarika mu nzozi ze. Urukundo rw'umwana nicyo kimutera imbaraga zo gukomeza. Umujyi, kuba nyine umuntu aba mu mujyi cyangwa se Sadie kuba yarari mu mujyi utoroshye ntibyamubujije gukomeza gushakisha muri buri kantu kugira ngo abone uko umwana we abaho. Natwe rero nk'abasingomada hano hanze ubuzima buratugoye, ubuzima burakomeye, akenshi dutinya no kugerageza imirimo bitewe nuko wenda abantu badusanga muri iyo mirimo bakanaduseka, ugasanga biduciye intege. Rero ikintu nakubwira muri kano kantu k'ubwenge k'uyu munsi ushobora kwigira muri no filime twari turi kugarukaho, yagaragayemo umukobwa w'icyamamare cyangwa se umusingomada w'icyamamare, akanakina kuri filime ivuga ku buzima butoroshye abasingomada tunyuramo, filime yitwa A Thousand and One. Uyishake uyirebe, iragufasha kunyura muri ibi bihe bitatworoheye ariko bitaguciye intege. Iki rero cyari ikiganiro The Struggles of Single Mothers. Reka rero tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha muri episode ya 3 yacu y'akantu k'ubwenge, kandi ibitekerezo byawe ni ingenzi. Wakoze cyane, ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.